nyaboneka mujye musenga mwiteze ibitambaro cyangwa se mufutse umutwe. Ngiye nitwa Nijana Manase, amazina niswe n'ababyeyi. Ngwaye ikaze muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere ukore subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kugezwaho n'izindi video zitandukanye. Ndakwiginze ujye usenga witeze umutwe nyaboneka, kubera ibi ngiye kukubwira bikurikira bizagufasha kandi uzabahirije amabwiriza ya Bibiliya ukuri ku ijambo ry'Imana, utazajya ugendera ku by'abandi, ahubwo nk'uko wakijijwe nk'uko ari wowe wenyine. Reka nkubwire ko ari wowe wenyine ku isi, ni wowe w'umwihariko, wowe twiryo zino ufite usa no kumeze wenyine ku isi. Niyo mpamvu no mu gakiza uba ugomba gukizwa kuko ari wowe. Niyo mpamvu rero utazajya ugendera ku by'abandi, nk'iyo nkuru njya kukubwira, aho kwitega igitambaro aho byaturutse, gupfuka umutwe byaturutse. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro, nguhaye ikaze kabisa. Yes, nizere ko ujya kunkurikira kandi uri buze kuryoherwa n'ikiganiro neza cyane. Ndabakunda mwese, nabasuhuje, mbaye ikaze muri iki kiganiro, abamama, abakobwa ndetse n'abandi inkumi mwese. Iyi video irabareba, murakoze cyane. Yes, you are welcome. Mugenzi wanjye, gutanga ukuri ntacyo byabitwaye. Ndagira ngo kuri Bibiliya ivuga ngo gutega umutwe. Abamama abasuhuje, abari n'abategarugori mwese ndabasuhuje, abitega n'abatitega, abari bafiteho impaka ziteye ubwoba. Mba kuri kwa Bibiliya, Abakorinto ba mbere 11:5 ngira ngo murimo murahitegereza. Aravuga ngo ariko umugore wese iyo asenga cyangwa ahanura adatwikiriye umutwe we, aba awukoje isoni, kuko ari bimwe rwose no kwimoza. Abakorinto ba mbere 11:6 haratubwira ngo n'umugore adatwikiriye umutwe yikemuze, ariko niba ari biteye isoni ko umugore yikemuza cyangwa yimoza, ajye atwikira umutwe. Abagabo ntakwiriye gutwikira umutwe. Abagabo wese nabasoje aho muri abagabo ntago bakwiriye gutwikira umutwe, kuko ari ishusho y'Imana n'ubwiza bwayo. Mina. Ariko umugore n'ubwiza bw'umugabo we. Ngo ndawusubiramo, umugabo ntakwiriye gutwikira umutwe kuko ari ishusho y'Imana n'ubwiza bwayo, ariko umugore n'ubwiza bw'umugabo we. Hano hepfo aratubwira ngo Abakorinto ba mbere 11:13 ubwanyu mu bitekerezo uko biri, mbese birakwiriye ko umugore asenga Imana adatwikiriye umutwe. Okay, reka dusoreze aha gace yanjye, twikomereze ikiganiro. Umurongo zo kuganiriza inshuti yawe cyangwa umuntu wabuze. Yego, murakoze cyane. Ngiye ni Manase, dukomeje kubana. Imana ibahezagire cyane, ndabakunda cyane wese. Ikaze muri iki kiganiro. Nitwa Nijana Manase, nawe ubwa mbere kuri subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kugezwaho n'izindi video zitandukanye. Iyi ni Gospel TV. Uyu munsi tugiye kuganira ku mateka, impamvu n'ibisobanuro by'abasenga mwiteze ibitambaro ku mutwe, inkomoko, ibyo abahanga bavuga nuko byakomeje kugira icyubahiro mu myemerere. Ikaze muri iki kiganiro. Mu gihe nk'iki kigezweho, aho isi ikomeje kugenda ihinduka mu buryo bw'imyemerere n'imyambarire, hari umuco ukomeje kugaragara cyane mu nsengero zitandukanye, cyane mu madini akomoka mu bihugu bya Afurika no mu matorero ya Gikristo ashingiye ku ijambo ry'Imana, aho uwo ni umuco wo kwitega cyangwa kwambara igitambaro ku mutwe igihe cyo gusenga. Abantu benshi bibaza aho byakomotse, icyo bisobanura, impamvu bikomeje gukomera no kuba umuco ukomeye mu bakristo b'ingeri zitandukanye, ndetse n'uko abahanga n'abashakashatsi mu by'imyemerere babivugaho. Ikaze muri iki kiganiro. Uyu muco, nubwo abantu benshi bawufata nk'umuco w'amadini cyangwa ikimenyetso cy'icyubahiro imbere y'Imana, ufite amateka yihariye akubiyemo inkomoko ya kera y'imico y'Abayahudi, Abagiriki n'Abanyamisiri ba kera, ndetse ibisobanuro by'abanditsi ba Bibiliya byawushyize mu muco w'abagore, cyane mu bihe bya Pawulo intumwa. Inkomoko y'imyambarire y'ibitambaro mu mateka. Amateka agaragaza ko mu bihugu bya kera nka Israel, Misiri, Ubugiriki ndetse na Roma, abantu barimo
abakobwa n'abagore b'abanyacyubahiro bakundaga kwambara igitambaro ku mutwe nk'ikimenyetso cy'ubupfura, isuku n'icyubahiro. Muri Isiraheli igitambaro cyajyaga gifatwa nk'ikimenyetso cyo kwiyubaha, modesty, kandi nta mugore wagombaga kwinjira mu rusengero atiteze igitambaro. Mu gihe cya Pawulo intumwa, ubwo yandikiraga Abakorinto, yaragize ati umugore usenga cyangwa uhanura adateze umutwe aba asuzuguye umutwe we. Umurongo bijyanye usanga mu Bakorinto wa mbere igice cya 11 umurongo wa 5. Ayo magambo yafashwe nk'ishingiro ry'itegeko ryo kwambara igitambaro mu rusengero. Mu gihe kimwe kandi byari bifitanye isano n'imico yabo mu bihugu bya kera, aho umugore udapfutse umutwe yabaga asa yambura icyubahiro cyangwa agaragaza kwigomeka ku mugabo we. Igitambaro nk'ikimenyetso cy'icyubahiro n'ubwiyoroshye mu matorero menshi ya Gikristo, cyane cyane mu matorero y'Abadiventiste, Abaprotestanti, Abapentekoste n'andi menshi akomoka muri Afurika. Kwambara igitambaro ku mutwe gifatwa nk'ikimenyetso cy'icyubahiro imbere y'Imana. Abagore benshi bavuga ko igihe bagiye gusenga umutima wabo uba ugomba kuba utekanye, kandi n'imyambarire yabo igaragaza kubaha Imana. Kwambara igitambaro rero ntibifatwa nk'ikimenyetso cyo gushaka kugaragara, ahubwo ni uburyo bwo kugaragaza ubuyoboke n'ubwiyoroshye. Umuco w'Abanyafurika, igitambaro cy'umugore cyari gifite agaciro gakomeye. Cyakoreshwaga mu birori, mu mihango y'iyobokamana ndetse no mu gusenga. Byari uburyo bwo kugaragaza icyubahiro ku Mana, kandi byafatwaga nk'aho umuntu yambaye uburinzi bw'Imana igihe ari mu isengesho. Uko byageze mu matorero yo mu Rwanda ndetse na Afurika. Mu Rwanda n'ibindi bihugu bya Afurika, umuco wo kwambara igitambaro mu nsengero watangiye gukwirakwira mu myaka za 1960 kugeza mu mwaka w'1970, ubwo abamisiyoneri b'abazungu bazaga kwigisha ubutumwa bwa Bibiliya. Ariko nubwo bazanye imyambarire mishya, abapasitori n'Abanyafurika babonye ko umuco wo kwitega igitambaro uhuje n'imico yabo mu karere. Uko imyaka yagiye ihita, byabaye nk'itegeko mu matorero amwe. Mu nsengero zimwe, abagore batambaye ibitambaro ntibemererwaga gusenga cyangwa kuririmba imbere y'itorero. Ari naho byafatwaga nk'ubutambiro bw'amasengesho, aho bavuga ko igitambaro gituma umuntu yegerana n'Imana mu buryo bworoshye kandi bwiyoroshye. Ibisobanuro by'abahanga mu myemerere n'umuco tubigarukeho. Abashakashatsi batandukanye bagaragaje ibitekerezo bitandukanye kuri uyu muco. Umuhanga mu by'imico ya kera witwa Dr. John Mbiti yavuze ko mu muco wa Afurika ibimenyetso by'imyambarire bifite ubusobanuro bujyanye n'umwuka. Yongeraho ko igitambaro ku mutwe gifite umwihariko nk'ikimenyetso cy'uburinzi, ubufasha n'ubwiyoroshye. Undi muhanga witwa Prof. Andre Ors ushinzwe ubushakashatsi ku itorero muri Afurika yavuze ko kwambara igitambaro mu isengesho si itegeko rituruka ku mico gusa, ahubwo ni uburyo bw'umutima w'umukristo bwo kugaragaza ko ari munsi y'ubuyobozi bw'Imana. Mu nyandiko z'abateolojiya Abanyamerika bamwe bavuga ko igitekerezo cya Paul cyari kijyanye n'imico y'icyo gihe, aho abagore batapfutse umutwe bafatwaga nk'abagaragaza ubushake bwo kutubaha Imana cyangwa abagabo babo. Ariko muri iki gihe bamwe bavuga ko bisigaye ari icyifuzo cy'ubwiyemezi bw'umutima, atari itegeko ry'inyuma. Igitambaro mu bitekerezo by'abagore basenga, ese ni iki babivugaho iki? Reka tubigarukeho. Mu biganiro byabaye mu bihugu bitandukanye, abagore benshi bavuga ko kwambara igitambaro bibaha amahoro mu mutima igihe basenga. Umwe mu bagore bo muri Kenya yaravuze ati, iyo nambaye igitambaro numva imbere y'Imana nk'umwana uri imbere y'umubyeyi we, ntambaye ubwirasi cyangwa kwiyerekana. Abandi bavuga ko bibafasha kwirinda ibibashuka byo mu mubiri no kugaragaza isuku mu rusengero. Hari n'abavuga ko igihe basenga biteze igitambaro bumva nk'aho bari mu murongo w'abasenga by'ukuri, kuko ari ishusho yo kwiyegurira Imana. Amakimbirane n'imyumvire itandukanye tubigarukeho. Nubwo ari umuco wakomeje gufatwa nk'uw'icyubahiro, hari abantu babona ko kwambara igitambaro hari ibintu byakoze umuco utari ku myemerere. Abantu bavuga ko
Imana ireba umutima si imyambarire, bityo ko bitagomba gufatwa nk'itegeko. Mu gihe kimwe hari n'abavuga ko kwitega igitambaro byakoreshejwe uburyo bwo gushyira igitsina gore munsi y'igitsina gabo kuko byafatwaga nk'ikimenyetso cyo kubaha umugabo. Abafeministe benshi bavuga ko uyu muco wakoreshejwe mu gucecekesha ijwi ry'umugore mu rusengero, ariko bavuga ko ari isengesho ry'ukuri. Bahakana ibyo bavuga ko ari gusesengura mu buryo bwa politiki. Ibyo byari iby'umwuka. Ubwabo igitambaro ni ikimenyetso cy'uko umuntu ahagarara imbere y'Imana yicishije bugufi. Kwambara igitambaro muri Islam no kwihuza n'aho bihuriye n'Abakristo. Tubigaruka mu idini ya Islam, abagore bambara igitambaro bita hijab cyangwa kimar, nubwo bifite ubusobanuro butandukanye n'iby'Abakristo. Muri Islam bifatwa nk'itegeko ry'Imana ryo kubaha n'ubugwaneza. Ariko kandi hari aho abahanga bavuga ko imyambarire yombi ifitanye isano n'umuco w'ibihugu bya Aziya n'Abarabu, aho kwambara igitambaro cy'umugore byari ishusho y'isuku, icyubahiro n'ubuyobozi bw'umuryango. Ibi bituma benshi bavuga ko kwambara igitambaro mu isengesho ari umuco ukomoka ku gihugu cya kera cy'Abarabu n'Abayahudi, ariko wakomeje guhinduka bitewe n'ukuntu abizera bawufata uburyo bwabo. Igitambaro nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'ukwemera. Mu nsengero zimwe muri Afurika, cyane cyane muri Kenya, Uganda ndetse n'u Rwanda, igitambaro gikoreshwa nk'ikimenyetso cy'ubumwe mu masengesho. Hari igihe abagore bose bambara igitambaro bisa mu ibara cyangwa mu myambarire bigaragaza ko bahuje umutima mu gusenga Imana. Iyo habaye ibitaramo by'amasengesho cyangwa ibiterane, kwambara igitambaro biba nk'ikimenyetso cy'ubusabane n'ubumwe mu kwizera. Abayobozi b'amatorero bavuga ko bigaragaza uburanga bw'itorero ryiyemeje kuba isoko y'ubwiyoroshye no kubaha Imana. Iby'abashakashatsi bavuga kuri uyu mugenzo ni iki? Ese baravuga iki? Reka tubigarukeho muri iki gihe. Mu bushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2023 muri kaminuza ya Nairobi, ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu barenga 65% mu Bakristo muri Afurika y'Uburasirazuba bakemera kwambara igitambaro cy'umuco w'icyubahiro, naho abandi 35% bavuga ko ari ikimenyetso cy'umwuka wo kwicisha bugufi. Umuhanga mu by'imico n'iyobokamana witwa Dr. Janet Olo yavuze ko kwambara igitambaro si imideri, ni uburyo bwo kwerekana ko umuntu yiteguye kwakira Imana. Undi witwa Pastor Charles Nkurunziza wo mu Rwanda yavuze ko nubwo abari n'abategarugori bakwiye kuba bafite umudendezo wo gusenga uko babyumva, ariko ugomba kumenya ko kwambara igitambaro ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza kubaha Imana n'itorero. Icyerekezo nibyo bivuze ku mwuka. Ese gutega igitambaro bivuze iki ku mwuka? Mu gusoza, umuco wo kwitega igitambaro mu gusenga, umuco ufite inkomoko mu mateka y'isi n'imico ya kera n'imyemerere ya Bibiliya. Kugeza ubu hari abawufata nk'itegeko, abandi nk'icyifuzo cy'umutima, ariko icyo bose bahurizaho ni uko icyo Imana ireba ari umutima, ariko n'imyambarire igomba kugaragaza icyubahiro. Nubwo isi igenda ihinduka, umuco wo kwambara igitambaro ku mutwe igihe cyo gusenga uzakomeza gufatwa nk'ikimenyetso cy'ubwiyoroshye, ubusabane n'Imana. Uruhare rw'umugore mu gusigasira icyubahiro cy'itorero ni kimwe mu bimenyetso rero bikomeza kugaragaza ko isengesho atari amagambo gusa, ahubwo ari uburyo bwo guhuriza umutima, umubiri n'umwuka imbere y'Imana. Dusoza, kwambara igitambaro n'isengesho si umuco gusa, ahubwo ni ubusobanuro bwimbitse bw'urukundo, icyubahiro n'ubwiyoroshye bw'umutima w'umukristo. Ni intwaro y'umwuka kugira ngo cyo kwemera kwiyemeje gukomeza kuba umucyo mu bihe byose. Murakoze cyane, njye mwabanye nitwa Nigena Manase. Kora subscribe kugira ngo uzajye ukomeza ugezwaho n'izindi video. Urebe akazagera karaho hafi yawe, ugakande aho hasi, uzajye ukomeza kugezwaho n'izindi video. Ndabakunda cyane mwese, murababere kuri njyewe. Imana ibayizagire, mugababarike sana. Twandikire muri comment uko wabonye video. Ndabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza naho ugaruka. Ciao ciao.